ngo wahe ikaze kuri Nathaniel Afia Bora kandi nkwifuriza kugubwa neza aho uhereye hose. Amahoro y'Imana abane nawe. Ndagira ngo rero tuze dusubiza ikibazo umukunzi wacu yatwandikiye atubwira ati ese niki gishobora gutuma umugore cyangwa umukobwa ashobora gusama kandi mu by'ukuri yari yaraboneje urubyaro cyangwa se ari muronako. Icyo ni ikibazo ngira ngo tuze gusubizwa. Ushobora kuba ufite umuntu wabuzi wahuye n'icyo kibazo agatwita kandi mu by'ukuri yari ari muri onapo. Ushobora kuba nawe byarakubayeho, ushobora kuba ibibazo nk'ibyo hari abandi bantu wabyumvanye cyangwa se ukaba utarawasobanukirwa impamvu itera kuba umuntu yasama kandi mu by'ukuri asanzwe akoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro. Rero ndagira ngo tubiganireho, turaza mu kuza gusobanukirwa. Wowe turi bubane muri iyi video uraza kugenda usobanukirwa, dutangirane kandi dusoze. Reba aho rero handitse subscribe hakore, hanyuma ni munsi ya video urabanza witegereze ko utahakoze. Nubona utarahakora urahakora, numara kuhakora urahita ureba hirya urahabona akaganza kameze gutya ni like, urayikoraho nayo kugira ngo bigaragare yuko n'ubundi video yacu uba wayikunze kandi tugenda tubana. Ubundi mu buryo busanzwe cyangwa se mu buryo busanzwe bwo kuboneza urubyaro burimo ibyiciro bibiri. Ibyo byiciro bibiri rero twavugamo icyiciri kijyanye n'uburyo bwo kuboneza urubyaro ariko bukoresha imisemburo. Hakaba n'uburyo bwo kuboneza urubyaro budakoresha imisemburo. Ni ibyiciro bibiri byo kuboneza urubyaro. Rero twihuse mu kuboneza urubyaro hakoreshejwe imisemburo, ni bwa buryo bwo gukoresha ibinini bitandukanye. Murabizi ibinini bitandukanye byo kuboneza urubyaro. Hanyuma hakabaho n'uburyo bwo kuboneza urubyaro n'ubundi bwo muri ubwo buryo bukoresha imisemburo, twavuga nk'uburyo bw'inshinge. Uburyo bw'inshinge nabwo ni uburyo bukoresha imisemburo ndetse n'uburyo bw'ibinini. Hanyuma uburyo budakoresha imisemburo rero bwo kuboneza urubyaro budakoresha imisemburo ni ugukoresha agakingirizo, ukoresha agapira ko muri nyababyeyi cyangwa se mu mura. Hakaba n'uburyo abantu benshi, nubwo abantu benshi badakunze kuba babumenyereye, uburyo bita kwiyaka. Ubwo buryo nabwo burakoreshwa. Ubwo rero nibyo ngira ngo tuganireho. turaganira kuri ubwo buryo hanyuma tumenye impamvu umuntu ashobora gusama kandi mu by'ukuri akoresha bumwe muri ubwo buryo. No muri ubu buryo twari tuvuze budakoresha imisemburo, harimo no gufunga umuntu by'igihe kirekire cyangwa se burundu, haba umugabo cyangwa umugore. Ubwo nabwo ni uburyo budakoresha imisemburo. Ibyo byose rero tugiye kugenda tubivugaho kandi nzi neza ko urarangiza iyi video ushubijwe umenya impamvu ishobora gutera kuba umugore cyangwa umukobwa yasama kandi mu by'ukuri ari muri onapo cyangwa se yarakoresheje uburyo bwo kuboneza urubyaro. Ubundi uburyo bwa mbere twavuga, uburyo bwa mbere bwo kuboneza urubyaro cyangwa se impamvu, duhise dutangira n'impamvu. Impamvu ishobora gutuma umuntu asamira muri gahunda yo kuboneza urubyaro, asanzwe ayirimo ariko mu by'ukuri arasamye. Nibyo ngira ngo tuganireho rero. Ubu buryo bwa mbere rero cyangwa se impamvu ya mbere ukwiye kumenya ni ukwibagirwa. Buriya abantu tugendeye ku bantu bakoresha ibinini cyane, abantu bakoresha ibinini buriya hari ibinini bikoreshwa buri munsi. Hari ibinini bikoreshwa buri munsi, hari n'ibinini bikoreshwa nka nyuma yo kuba y'igikorwa cyangwa se mbere yo gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Ibyo binini harimo iby'amasaha 72 ari byo bakunze kwita 72. Ibyo binini nabyo birakoreshwa. Hanyuma rero hari abakoresha bino binini bisaba gukoresha buri munsi. Iyo habayeho ikibazo cyo ukibagirwa cyangwa se hakabugira nk'umunsi usimbuka utakinyweye,
hanyuma ukaza gukora imibonano mpuzabitsina wenda ku gihe wari buze kuboneraho ovulation cyangwa se wari buze kuboneraho imihango. Uko byagenda kose ugomba amahirwe cyangwa se ibyago byinshi byo gusama biba bihari cyane. Icyo ni icyambere. Muri make gufata biriya binini bisaba kubahiriza amabwiriza, ntabwo ugomba kwibagirwa n'umunsi n'umwe ku gihe ubikoresha, kuko biba byakongera amahirwe yo kuba cyangwa se ibyago, reka tubivuge nk'ibyago, kuko ntabwo wajya kuboneza urubyaro ngo nurangiza uvuge ngo uwifuzaga kubyara. Rero icyo gihe iyo uri gukoresha iyo miti bisaba kuyikurikirana neza, ntugire umunsi wibagirwa, kuko iyo wibagiwe bigushyira mu byago byo kuzakoresha iyo miti nabi, bigatuma wasama kandi wari uzi ko ukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro. Uburyo bwa kabiri tukiri kuri icyo kintu, niba uzi neza yuko ukoresha urushinge, hari inshinge zo mu mezi 2, 3, izo nshinge rero bisaba ko uzikoresha. Niba warukoresheje rukaba ruzarangira mu kwezi gutaha, ugasanga ku itariki ruzarangiriraho, itariki rwarangiriyeho watinze kujya gufata urundi rukurikiyeho. Hari igihe rero abantu benshi bajya bibeshya bakibagirwa, niba yararufashe ku itariki 15 wenda n'urw'amezi 3, ugasanga muri ya mezi 3 arashize harenzeho iminsi nk'ibiri, hanyuma agiye gufata urundi rukurikiyeho, akibagirwa ko ya minsi yarenze kandi igihe cyararangiye. Muri make kwibagirwa ukarenza ukibagirwa kuhita ukomerezaho ngo ufate urundi rukurikiyeho kugihe rwandi rwarangiye, nabyo ushobora guhita uhura n'ibyago byo gusama kandi wari usanzwe mu by'ukuri uzi neza ko ukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro. Ikintu cya gatatu gishobora gutuma umugore cyangwa se umukobwa asama kandi akoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro cyangwa se ari muri onapo, ni ukujya gufata ruriya rushinge kwa muganga, ariko mu by'ukuri ukarufata wari uri muri ovulation. Kuba wari uri mu gihe cy'uburumbuke ukagenda ugafata na ruriya buryo bwo kuboneza urubyaro. Ushobora gufata agashinge, ushobora gufata agapira bashyize mu kaboko, ushobora gufata biriya binini ukabikoresha, cyangwa se ruriya rushinge bakarugushyiramo, kari agapira bakakagushyiramo wari uri mu mihango cyangwa se wari uri muri ovulation. Biriya rwose menya yuko ufite ibyago byo kuba wasama kandi waboneje urubyaro. Ikindi icya kane buriya hari abantu bamara kuboneza urubyaro. Niba ugiye kwa muganga uyu munsi, irinde gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye mbere y'iminsi 7. Niba uvuye kwa muganga, tegereza iminsi 7 uvuye kuboneza urubyaro, tegereza iminsi 7, hanyuma ya misemburo ibanze ikore, nibwo nibura nyuma ya ya minsi 7 nibwo ufite amahirwe yo kuba utasama. Ariko mbere ya minsi 7 umaze kuboneza urubyaro, nta gashinge baguhaye, nta gapira se cyangwa se na biriya binini baguhaye, mu by'ukuri gerageza niba uri bukora imibonano mpuzabitsina ukoresha agakingirizo, kuko muri ya minsi mbere ya ya minsi 7 waba uri mu byago byo kuba wasama. Ariko nyuma ya ya minsi ufite amahirwe 99 kuba utasama ku gihe wubahirije amabwiriza. Icya gatanu ni ukuba umuganga waguhaye wakubonereje urubyaro yabikoze nabi. Hari abantu bajya bahura na kesi zo kuba umuntu yahabwa agapira, tuvuge urugero cyane bikunze kubaho, ugasanga umuntu ahawe agapira ariko kari kagiye kurangiza garanti, cyangwa se igihe kari gasigaje cyari kigiye kurangira. Noneho niba kari imyaka 3 ugasanga imyaka 2 gahise karangira, wa muntu ntabashe guhita abimenya, ya misemburo ikagira gute ikagenda, hanyuma bikarangira umuntu asamye. Ibyo bintu nabyo bishobora gutera kuba umuntu yahura n'ikibazo cyo gusama kandi aboneza urubyaro. Icya gatandatu abantu bagomba kumenya,
cyangwa se abagore n'abakobwa bagomba kumenya kuri ibi bintu byo kuboneza urubyaro. Mbere na mbere niba wagiye kwa muganga kuboneza urubyaro, menya ngo ese ubundi nkwiye gufata ubuhe buryo bwo kuboneza urubyaro. Hanyuma numara kubukoresha, niba ufashe agashinge, niba ufashe agapira k'imyaka 3 bikakugendekera nabi, garuka kwa muganga bagufashe kuko gashobora kugukoroga, hanyuma ugasanga n'ubundi binarangiye n'ubundi usamye. Uburyo bwa 7 cyangwa se impamvu ya 7 ishobora gutuma usama kandi wabonezaga urubyaro wari usanzwe uri muri onapo, ni uburyo ku bantu bakoresha imiti itandukanye. Hari abantu bakoresha imiti igabanya ubwandu bwa sida, hari abantu bakoresha imiti y'igituntu, hari abantu bakoresha imiti y'igicuri. Iya miti rero harimo amoko y'iyo miti ushobora kunywa wari usanzwe unaboneza urubyaro, akagenda agatuma ya miti wahawe cyangwa se bwa buryo wahawe bwo kuboneza urubyaro akagenda ya miti ikabwangiza, ugasanga nabwo umuntu arasamye muri ubwo buryo. Icyo kintu nacyo abantu bagomba kukimenya. Buriya hari abantu bakunze kusama kandi batazi ngo byagenze gute. Rero nizera ko muri ubwo buryo bwose tubonye, muri izo mpamvu zose tubonye, ugomba kumenya uko ugomba kwitwara niba uboneza urubyaro. Niba ukoresha ibinini, menya yuko utagomba gusimbuka umunsi n'umwe. Ikindi kandi biriya binini ugomba kumenya kuva kwa muganga wasobanuje neza muganga uburyo imikoreshereze yabyo. Ntuze ngo nurangiza uvuge ngo naribagiwe byagenze gutya. Ubundi buryo bajya bakoresha, bano bantu bajya bibeshya ngo mu kubara, ugasanga umuntu akoresha uburyo bwo kubara, ariko mu kubara kwe ntabwo ajya yibuka ko hari uburyo mu kwezi kwe gushobora guhinduka bitewe n'ibintu bitandukanye. Ushobora kunywa ya miti, tuvuga urugero ku bantu bakoresha bino binini by'amasaha 72, kiriya kinini ushobora kukinywa ariko igihe waboneragaho imihango kigahinduka, cyangwa se gishobora kwiyongera kikajya imbere cyangwa se kikajya inyuma. Ibyo bintu rero iyo bikubayeho, ushobora mu kwezi gukurikiye ushobora kubara nabi, niba wajya kunabara ugasanga nabyo bibaye ikibazo, ubaye urasamye kandi mu by'ukuri utari warabiteganyije. Ibyo byose ni impamvu rero abantu mugomba kugenda mumenya, abagore n'abakobwa mugomba kugenda mumenya kugira ngo mwirinde kuba mwahura n'ibi byago byo gusama kandi mu by'ukuri utarabiteganyije. Waboneje urubyaro, mu by'ukuri umuntu ajya kuboneza urubyaro afite impamvu iremereye ituma agomba gukora ibyo bintu. Rero abantu mube maso, mujye mukurikira, hanyuma mubashe gusobanukirwa kugira ngo mwirinde kuba mwagwa mu byago byo kuba mwasama cyangwa se mwatwita mu buryo mutateganyije kandi mwabonezaga urubyaro. Rero wowe tubana kuri iyi channel Nathanael Afia Bora, ndagushimiye cyane kandi ngusabye gukora subscribe. Rwose biranezeza, binyereka ko turi kumwe. Ni n'inkunga ikomeye cyane gukora kuri subscribe, bintera imbaraga zo gukora ndetse no kubakorera no kubaha ibiganiro byubaka kandi bitanga umusaruro ku buzima bwacu. Ukore share, usangize inshuti zawe iki kiganiro, wanakora kuri like kugira ngo tubone ko video yacu wayikunze kandi yakugiriye umusaruro. Twandikire muri comment, murabonamo nomero zanjye, kandi benshi batangiye kujya bampamagara kandi nkagenda mbafasha bikagenda bimera neza. Twandikire muri comment cyangwa se utwandikire no kuri WhatsApp kuri iyo nimero yanjye, hanyuma tugenda twibanira. Ndabakunda cyane kandi mbifurije kugubwa neza aho muri hose. Amahoro y'Imana n'abane namwe.